abasizi bamusingiza bagira bati ndavuga Rudahigwa rwa Yuhi, imbanza bigwi itagira uko ingana, inyenyeri yaka mu ijuru ry'u Rwanda, akaba ishema ry'abanyarwanda bose. Mutara wa gatatu w'Imena wiyemeje guhindura amateka, ahamya Imana abantu akabatura Kristo, yambaye ikamba ry'icyubahiro, avugira rubanda mu ruhame aca akarengane, nuko ateza imbere uburezi, aharanira ubwigenge bw'abanyarwanda. Niwe munyarwanda w'icyitegererezo wiyemeje guhanga muri nyabutatu y'ubuhake, agaha ijambo rubanda rugufi, ni intwari yo kagira Imana. Ubundi winikije mu mateka y'u Rwanda ukanyuzamo amaso, usanga bari abana b'ibitambambuga muri Nyakanga 1959 ubu bashesha akanguhe. Ku itariki ya 25 Nyakanga mu 1959 wari umunsi w'amarira menshi mu banyarwanda, ubwo bamenyaga inkuru y'incamugongo umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre yatanze agatangira mu mahanga i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari mwene Yuhi wa gatanu Musinga na Radegonde Nyiramavugo Kankazi. Yavukiye Cyangugu mu 1911, aho se Musinga yabaye igihe gito mbere yo kujya muri Kongo, ari naho yaguye imoba amaze kwirukanwa mu Rwanda n'abakoloni b'Abadage kubera kwanga kuyoboka amategeko yabo. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze afite imyaka 48, yari atuye i Nyanza mu Rukari, ariko yateganyaga kwimukira hakurya ku Rwesero, aho yari yujuje inzu yari yubatse mu buryo bushya bwa kizungu. Rudahigwa yari yarashakanye na Nyiramakomari mu 1933, wamubyariye umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege, nyuma aza kwitaba Imana akiri muto. Hanyuma mu 1942 Rudahigwa yashakanye na Rosalia Gicanda, barabana kugeza umwami atanze mu 1959, nubwo n'umwamikazi Rosalia Gicanda nyuma yaje kwicwa n'ababisha bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu bantu bose baganirije abagize uruhare mu kwandika igitabo bise amateka y'u Rwanda kuva ku itangiriro kugera mu kinyejana cya 20, cyasohotse muri 2016, nta n'umwe uhuza n'undi ku mpamvu yo gutanga k'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ariko twifashishije inyandiko dusanga ku rukuta rwa Facebook rw'umugabo w'inzobere akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda, Imfura Loïque, reka turebere hamwe urugendo rwose uko rwagenze kuva umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ahagurutse iwe mu rugo kugeza yitabye Imana, umugogo ukaza gutabarizwa Imwima. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yahagurutse i Nyanza ku wa gatanu ku itariki ya 24 Nyakanga mu mwaka w'1959, nuko yerekeza i Bujumbura, aho yari agiye guhura na guverineri wa Rwanda Urundi n'abandi bayobozi b'Ababiligi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagombaga kuva i Bujumbura afata indege imujyana i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba Loni ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kugera i Bujumbura mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga, umwami yasabwe na muganga we w'Umubirigi Dr Vink uza kumureba ngo amusuzume arebe ko ubuzima bwe bumeze neza, anamuha urukingo rwa fièvre jaune rwaterwaga abakora bose ingendo zo mu ndege. Umwami amaze kugera kwa muganga
Dr Vinka wo kumuha urwo rukingo ahubwo yahise amutera urushinge rw'ingusho, nuko umwami Rudahigwa ahita yikubita hasi agwa igihumure, mu mwanya muto baratanze. Inkuru y'incamugongo imaze gusakara mu Rwanda, benshi mu banyarwanda barimo n'abo mu muryango w'umwami ntabwo babyemeye, kugeza ubwo umugogo we watabarizwaga i Mwima ku itariki ya 28 Nyakanga mu mwaka w'1959. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wasimbuye mukuru we ku ngoma, ni umwe mu bemeje ko Rudahigwa yishwe atazize uburwayi. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kandi yavuze ko umwami Rudahigwa ajya kujya i Bujumbura nta ndwara n'imwe yari arwaye. Yagize ati, umwami Mutara yashakaga kujya i New York gusaba Loni guha u Rwanda ubwigenge. Ubwo yari i Bujumbura yahinduriwe muganga wari usanzwe amuvura, amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Twumvishijwe n'Ababiligi ko urupfu rwe rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye, yagiye i Burundi nta n'igicurane ataka, kandi igitangaje nta n'isuzuma ry'umurambo ryakozwe. Ababiligi bagiye birinda kuvuga kuri urwo rupfu, n'abaruvuzeho bagahakana kurugiramo uruhare. Armand Vandré Plat ni umucamanza wo mu Bubiligi wari umaze amezi make mu Rwanda ubwo umwami Rudahigwa yatangaga. Muri filime mbarankuru yitwa Le Rwanda et le Colonel yakozwe na Bat Govats, umucamanza Armand Vandré Plat yavuze ko urupfu rw'umwami Rudahigwa ari urusanzwe ntaho ruhuriye n'Ububiligi. Ababiligi ntibahakana ko umwami Rudahigwa yatewe urwo rushinge, cyane ko bisobanuye bavuga ko bamuteye urwo rushinge bagamije ngo gufasha umubiri w'umwami Rudahigwa kubaka ubwirinzi buhangana n'udukoko bacterie. Birazwi neza kandi ko umuntu watewe penicilline ashobora kugwa igihumure iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe, kubera ko aho kuba umuti biba byabaye uburozi. Mu gihe uwatewe uwo muti adatabawe vuba ashobora gukurizamo urupfu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni. Yifuzaga ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge, Ababiligi bakagenda bagiye. Mu mwaka w'1956 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba kwirukana Ababiligi u Rwanda rugahabwa ubwigenge. Yongeye kubisaba mu ntangiriro z'umwaka w'1959, ndetse kuri iyi nshuro ho asaba ko Loni itanga umunsi nyirizina igihugu kizahererwa ubwigenge. Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu bari bamaze imyaka isaga 40 bahawe, barakajwe cyane n'uburyo umwami Rudahigwa yakagamo ubwigenge, kuko atifuzaga ko bakomeza kuhaguma. Abanyarwanda bariho icyo gihe bashinja igihugu cy'Ububiligi kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa, babihereye ku buryo guverineri wa Rwanda et Urundi Jean Paul Ahoy witabiriye umuhango wo gutabariza umwami Rudahigwa yitwaye ku munsi w'itabazwa ry'umwami Rudahigwa, aho yarakajwe no kubona abiru batangaje umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nk'uzasimbura umwami Rudahigwa, mu gihe guverineri Jean Paul Ahoy we yifuzaga ko babanza kubiganiraho n'Ababiligi. Imyaka 66 iratambutse umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wayoboye u Rwanda mu bihe bikomeye, atanze ku myaka 48 gusa y'amavuko. Umwami Rudahigwa niwe mwami wenyine w'u Rwanda washyizwe mu ntwari z'igihugu kubw'umuhati yagize kugira ngo u Rwanda rubone ubwigenge buboneye.
Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa kandi ashimirwa byinshi birimo kuba yarazanye impinduka zateje imbere imibereho y'abaturage no guca ubusumbane, aho urugero rutangwa ni ukuba yaremeye gutanga zimwe mu nka ze mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Mu bigwi bye kandi harimo kuba yaranze akarengane kugeza ubwo yiyemeje kuba umucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami Nyanza no kuba yarateje imbere uburezi. Ku ngoma ye kuva mu 1931 kugeza mu 1959 mu Rwanda hashinzwe amashuri menshi arimo Collège y'i Gatagara, yaje kwimukira i Bujumbura yitwa Collège International du Saint-Esprit, ishuri ry'abayisilamu i Nyamirambo ku Ntwari, amashuri y'abarayiki hirya no hino mu gihugu n'ishuri ryitwaga irya bene Mutara. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa niwe muyobozi w'ikirenga w'u Rwanda watunze imodoka ndetse akagendera mu ndege mbere y'abandi. Abanyarwanda bamwe bafata umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'impirimbanyi y'ubwigenge bw'u Rwanda, urwego rumwe na Patrice Lumumba wa Congo na Louis Rwagasore w'i Burundi. Abakozi b'ikigo gishinzwe ingoro z'umurage z'u Rwanda bavuga ko ku itariki yibukirwaho itabazwa ry'umugogo wa Rudahigwa nta bikorwa bijya biba, icyakora ku munsi wibukirwaho itanga rye umuryango we ngo ujya gusura umusezero we i Mwima ya Nyanza. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro, naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz, naho ubutaha. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.